Bakunzi ba Rwanda Gospel TV nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi ndashimira Imana yuko uyu munsi ari umunsi wacu wa gatatu turi mu gikorwa cyangwa se mu mwanya w'amasengesho kuva ku munsi wa gatanu wa gatandatu. Uyu munsi turashimira Imana yuko Imana iriduhaye gusoza uyu munsi wacu neza. Nzi neza rero nkuko aya masengesho ari benshi mumaze kuyaboneraho umugisha kandi ari benshi mukiri yaboneraho umugisha kandi nzi neza yuko Imana izabagirira neza. Rero nshuti za Rwanda Gospel TV ndabashimira cyane bikuye ku mutima. Shimira uburyo mutwereka ko turi kumwe, shimira uburyo mudukurikirana, shimira uburyo bamwe muri mwebwe ababishoboye ariko n'abatarabishobora batangira kubyiga, ukamenya gukanda subscribe, ukamenya gukora share, ukamufashije kubwiriza ubutumwa bwiza, ugakora like kugira ngo bigaragare yuko wahageze. Ndabigushimira rero Imana igumugisha ubikora kandi nawe utarabikora weri uyu munsi wongere nawe kandi subscribe cyangwa se ukore share dufatanye kuvuga ubutumwa bwiza. Rero ngarutse ku munsi wacu wa usoza amasengesho, ndagira ngo mbikuye ku mutima uje ngo Imana igumugisha we wafashe umwanya tugasengana kandi nawe utarabishoboye nshuti yanjye ntabwo uri urubanza ariko ndakurarika mu mpera z'icyumweru gisoza uku kwezi nanone tugiye kwinjiramo n'amasengesho ngaruka kwezi. Nagira ngo uzaba umwe ubazahagarana nanjye kandi munatwohereza n'ibyifuzo kugira ngo dukomeze tubisengere turabyegeranya, noneho twaba turimo dusoza ukwezi muri aya masengesho tukabitwara imbere y'Uwiteka umwami Imana. Rero ndabashimiye kandi Imana yo mu ijuru ibampera umugisha twinjira muri uku kwezi kwa gatandatu. Nzi neza n'ukwezi Imana ivuga ibintu bikomeye cyane, n'ukwezi k'ubuhanuzi bukomeye cyane. Niyo mpamvu by'umwihariko turi ku munsi wa Pentecote. Pentecote ni umunsi Bibiliya itubwira neza, umunsi wa Pentecote usohoye ibyakozwe n'intumwa ibice byaho bibiri. Reka murebe icyahabaye, ntabwo yari yumvise ndagomba kuganira n'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho bibiri. Umurongo waho nahera nko ku murongo wa mbere, nahera ku murongo wa mbere ushobora kudufasha. Ibyakozwe n'intumwa ibice bibiri umurongo wa mbere haravuga ngo umunsi wa Pentecote usohoye bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanijemo zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Amen. Ndakwifuriza nawe umunsi mwiza wa Pentecote kugira ngo ukubere umunsi w'umugisha. Nawe iki cyari igihe intumwa, cyari igihe abigishwa ba Kristo bari bari hamwe, bari bicaye hamwe ngo ari ku muriri urabatungura basanga aho ngaho. Zo zari imbaraga z'Umwuka Wera. Igice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo icyakora Umwuka Wera nabamanukira muzahabwa imbaraga. Rero ndizera imbaraga bantu b'Imana, bantu bamurikiye, bantu burimo kunyumva, ndizanashidikanya yuko igihe kirageze kandi kirasohoye, yuko Uwiteka umwami Imana aje gukora imirimo ikomeye, aje gukora ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo wowe unkurikiye nawe ntabwo ugomba kuguma uko wari uri. Uyu munsi ni umunsi w'ubuhanuzi bwawe. Numva agiye gutangira mpanura mu izina rya Yesu wa Nazareti. Reka nongere nsome icyanditswe cy'ubuhanuzi bw'uyu munsi cy'ukwezi kwa gatandatu. Bibiliya itubwira neza, muri Luka bibisobanura neza cyane. Igice cya mbere umurongo wa 26 haravuga ngo mu kwezi kwa gatandatu, nawuze kwasoma nasoma gace gatoya. Haravuga ngo marayika Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Iryo jwi nibwo ryamvikanye bwa mbere mu kwezi kwa gatandatu. Marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti. Ndavugana nawe ahubwo mu mudugudu nawe ushobora kuhakurwamo nk'uko Mariya nawe bamuvanye muri uwo mudugudu. ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi.
izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yarari, aramubwira ati ni amahoro, uhiriwe, umwami Imana ari kumwe nawe. Amina. Aramusanga aramubwira ati ni amahoro kuko urahiriwe, uhiriwe ku Uwiteka umwami Imana, mu bakobwa bose ni wowe uhiriwe. Nanjye ndavugana nawe, turimo twinjira mu kwezi kwa gatandatu. Mfite ubuhanuzi bwawe kuva mu kwezi kwa gatatu mu kwa 12 ndetse kuzageza mu kwezi kwa gatatu ku bantu abari ingumba batabyara. Sinzi ko muganga yakubwiye, ariko icyo nzi neza wakwakira igitangaza cye mu kwezi kwa gatandatu kikazasohora mu kwezi kwa gatatu ku mwaka uza, amezi 9 akabararangiye mu izina rya Yesu. Ndagushimiye mwami Imana, ndagushimiye ku bwa buri wese mwami wabanye natwe muri aya masengesho. Ngushimiye mwami w'abami ku bwa buri wese urimo uneza amatwi, urimo wumvira ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Ndasabye ngo ukuboko kwawe kwiza kumumanukeho, ndasabye ngo imbaraga zawe Yesu zimanuke ku buzima bwe, ndasabye ngo umwuka wera amusange mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mana, nanjye ndahangaha naba ari njyewe, ahubwo umwuka wera aba ari wanshoboza kugira ngo buri wese mwami w'abami wumva ijambo ryawe. Mana, ndamusengera ngo ntakaguma uko yarari, ahubwo Uwiteka umuhindure umugenzi uko ushaka, nk'uko marayika yasanze Mariya atari yiteguye, atari azi ibijya mbere. Ariko ijambo ryawe riratubwiye neza ngo maze uwo mwari marayika w'Imana aramusanga, aramubwira ngo uhiriwe mu bakobwa bose. Nanjye ndakubwira mama we, urabuhiriwe mu bamama bose, urahiriwe mu bapapa bose wa papa we, urahiriwe mu basore n'inkumi wa rubyiruko we, urahiriwe wowe uneza amatwi muri aka kanya. Ndumva hari icyo Imana ije gukora ku buzima bwawe. Niba witeguye, Imana igikore mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, amina. Ndumva ntangiye guhanurira ubuzima bwawe. Bibiliya iratubwiye neza, uyu mwari yari yicaye ari ku kwezi kwa gatandatu, igihe kigeze icyo Uwiteka yateguye atari yahaba, atari yahagera. Bibiliya irambwiye neza ngo icyo gihe Uwiteka umwami Imana araza akora kuri uwo mudamu. Uwo mudamu wari wibereye mu rugo iwabo, uwo mudamu utaruzi bijya mbere, ariko umwuka w'Imana yari ari kumwe nawe, umwuka w'Imana yarahagaranye nawe, yari yiteguye kwinjira no kwakira isezerano. Ndavuga n'abantu biteguye kwakira amasezerano yabo. Iki gihe ni igihe Imana ndabajya babwira ngo aya masengesho umugambi wayo cyangwa se intego yayo ni ukugira ngo dushyikire umugambi w'Uwiteka umwami Imana. Rero Mariya nawe igihe cyarageze ndetse kirasohora, ngo umugambi w'Imana w'icyo wamuvuze gishobore gusohora. Nanjye ndavugana nawe uyu munsi wa none, birashoboka yuko waba wicaye aho ngaho umaze igihe kinini utegereje umugambi w'Uwiteka umwami Imana, ariko yokubwira ngo biracyashoboka nshuti yanjye yuko Imana yagira icyo ikora ku buzima bwawe, kandi Imana ije kubikora bidatinze nk'uko yasanze uyu mudamu. Maze Bibiliya iratubwiye neza ngo muri uko kwezi kwa gatandatu imbaraga y'Imana imuzaho. Hari akajambo rimwe nshaka kugira ngo nsobe umurongo waho wa 34 ariko 26 tuze kwisoma ugiye ku 34. Haravuga ngo Mariya abaza marayika ati ibyo biza 34 Luka igice cya mbere umurongo wa 34. Haravuga ngo Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana. Haleluya. Ndumva umuntu wari utwise, wari ugiye gutwita igitangaza cy'Uwiteka umwami Imana, ariko ikibazo yari afite ahanga biri tubwiye, yarabanga ibyo bizagenda gute, ibyo bizaca mu zihe nzira ko ntararyamana n'umugabo na rimwe? Bizaca mu zihe nzira? Nubwo yari yarasabwe, ariko atararyama n'umugabo, kandi yumva ko agiye kubyara, kandi yumva ko agiye gupasamye inda muri ako kanya. Ndavugana nawe urimo kuyumva, birashoboka ko nawe muyumvire n'imitekerereze yawe ari nk'iyu mudamu, ariko cyangwa uyu mukobwa agiye kumubwira inshuti yanjye, Uwiteka umwami Imana iyo agiye gukora ntabwo abanza guteguza. Birashoboka nawe kureba igitangaza, ariko ukaba utarimo kubona inzira cyacamo. Ndagira ngo uhishure mubwire ngo hari inzira igitangaza cyawe kijya kinyuramo, ibitangaza byacu binyuramo. Ndavugana n'umuntu umwe wari umaze igihe ari muri amasengesho. Birashoboka yuko naba nkuzi cyane nakuzi, ariko icyo mubwira nuko yari muri amasengesho nawe uravuga ngo byaca he, byagenda bite,
byanyura mu zihe nzira, nabigeraho gute? Ndagira ngo ubwire inshuti yanjye, nk'uko marayika w'Imana yasanze Mariya araza aramubwira ngo uhiriwe, ngo Uwiteka umwami Imana ari wagusuye. Nawe ndakubwira ngo Imana iragusuye, kandi isuye ubuzima bwawe, isuye imibereho yawe, isuye ibihe wari urimo. Birashoboka ko bitari bisobanutse, ariko ndavugana nawe, mwuka w'Uwiteka umwami Imana arimo aramwe umubwire ngo nubwo utazi aho bizanyura, ariko Imana ije kubikora. Mariya nawe aravuga ngo Uwiteka nyiringabo Imana, ibyo koko byaca he? Nawe tekereza kubaza marayika w'Imana, ariko yo mubwire ngo icyo Imana yavuze, kandi Imana niyo jambo. Jambo rero niwe turimo twumva, kandi ijambo ry'Imana ni irigiri urimo wumva, niryo riza rikarema igitangaza. Bibiliya tubwiye neza ngo marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho. Umwuka w'Imana niwe uzakuzaho, niwe uzaza yikorera imirimo. Arongera aramubwira ngo n'imbaraga z'Isumba byose zizagukingiriza. Iyo Imana ije gukora, birashoboka yuko nshuti yanjye ibintu ushaka n'ibyo ukeneye hari ahantu bikingiririje, hari ahantu bitagaragarira. Ndahanura ubuzima bwawe, nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona bimeze bityo, ariko dufite Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twebwe dusaba. Dufite Imana yagira icyo ikora, dufite Imana yagira ibyo ihindura, dufite Imana yagira ibyo ikuraho, kugira ngo igitangaza cyawe gishobore gusohoka mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe urimo kunyumva, nk'uko marayika w'Imana, nk'uko uyu mwari yagiye kumva marayika akamutungura. Ndavuga gutungurwa n'Imana, ndavuga gutungurwa na marayika, ndavuga igitangaza Imana ije gukora ku buzima bwawe, kandi iyo gitangaza kitangaza benshi. Niwe wa mbere ubanza gutangara, nk'uko Mariya yatangaye, ariko n'abamubonye n'ababyumvise. Natwe uyu munsi turacyavuga Yesu nk'igitangaza. Bibiliya irambwira neza mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel, ibice byaho 16, umurongo waho ntekereza ko ari Kwereye ku murongo wa 2, hari imirimo Imana yiteguye gukorera umuntu uwo ari we wese. Nubwo uzi ngo biraca mu zihe nzira, ariko hari inzira Imana ishobora kubinyuzamo nshuti yanjye. Hari inzira numva ashaka kuvugana nawe. Ndavugana n'umuntu urimo yiyumva muri iri jambo ry'Uwiteka umwami Imana, kuko ijambo ry'Imana ni indorerwamo. Buri wese uryizeye riramanuka rigakora imirimo n'ibitangaza. Muri Ezekiel ibice byaho 16 niho nshaka kugira ngo dusangire, kandi ndimo ngana rwose no ku musozo. Sengera buri wese, sengera abantu tumaze dusengana, sengera abantu tumaze dusengana. Nawe urimo kumva ijambo ry'Imana muri aka kanya, nagiye nkubwire ngo Uwiteka umwami Imana yiteguriye, arashaka kugira icyo akora ku buzima bwawe, icyo akora mu mibereho yawe, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ezekiel ibice byaho 16, umurongo waho reka mpere ku murongo waho wa 3. Uvuga arabango uku ni kumwami Uwiteka abwira ab'i Yerusalemu, inkomoko yawe nakavukire yawe uruwo mu gihugu cy'i Kanani. Birashoboka sinzi igihugu cyawe, ariko birabangura mu gihugu cy'i Kanani. Iso yari umwamori na nyoko yari umuhetikazi. Kavukire yawe n'umunsi wavutseho umukungwe wawe ntibawushariye, kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruhije usigwa n'akamuri, habe no kugushyira mu twahi tw'impinja. Haleluya. Ndagakaje ku murongo wa 4. Uyu muntu kavukireye imibereho ye yari isaga nkaho uko yarari byari bitewe nuko yavutse. Ndavugana n'umuntu nawe, birashoboka yuko sinzi aho wavukiye, sinzi uko wavutse, shobora kuba nvugana nawe kuko umutima wawe uhora ukurya uvuga ngo njyewe mama yari maraya. Ntabwo ari ikibazo nshuti yawe, niba mama yarakubyariye ku muhanda, niba yarakubyariye hehe, ntabwo myitayeho. Icyo nitayeho uyu munsi ni ijambo rya papa rije riguhumuriza, rije rikubwira ngo nubwo kavukire yawe waba ari umwamori, nubwo imibereho yawe ngo utigeze ugirirwa imbabazi na gakeya, ariko nje kukubwira ngo Uwiteka umwami Imana anumye kuri wowe. Hari inkuru nzagufitiye, uko waba waravutse kose, uko ubayeho kose, mu ijuru hari Imana igutekerezaho, mu ijuru hari Imana ikuzi, mu ijuru hari Imana yiteguye kugira icyo ikora ku buzima bwawe. Rebondo roboko sakataba, mu izina rya Yesu wa Nazareti. Uko waba umeze kose, uko agahinda kawe kose kameze, dufite Imana ibishobora byose, dufite Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twebwe
dusaba. Dufite Imana ifite icyo yakora, abantu ntacyo bakora kuko bagenzi ke baragusezeranya ke ntacyo bageze bagukorera. Ariko ndakubwira Imana igiye kugutungura nkuko marayika w'Imana yatunguye Mariya, niko Uwiteka aje kugutungura. Ko bamutekerezaga umukobwa wari aho ngaho, umukobwa w'isugi, yewe Bibiliya iratubwira neza ngo yari ageze n'igihe cyo kubebuka no gushakwa. Ariko reka mubwire inshuti yanjye, uko byaba bimeze kose ari ingaruka z'akavukire yawe, dufite Imana ifite icyo yakora. Birongera ikatubwira neza umurongo wa 6 hakavuga ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe. Ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho, nubwo uri mu ivata ryawe ariko ugomba kubaho. Bibiliya iratubwiye neza ngo noneho Uwiteka akunyuzeho arakusanga wigaragura mu ivata, asanga wibereye mu byaha, asanga birashoboka yuko nawe urimo wumvira ijambo utaramenya Kristo, nawe urakibereye mu byaha. Ariko haracyari ubuntu, haracyari imbabazi z'Uwiteka w'Imana. Nk'uko uyu nguyu imirimo ye n'ibyo uko yarabayeho byari byaratewe n'uko yavutse, nawe amugiraga imbabazi, nta n'uwashobora kugira icyo amufasha. Ariko birambwiye neza ngo maze nkunyuzeho, Uwiteka kunyureho kuri uyu munsi wa Pentekote. Uwiteka agira icyo akora kuri uyu munsi wa Pentekote, ngo Uwiteka amunyuzeho, Uwiteka amunyuzeho. Aravuga ngo asanga yigaragura mu ivata ryawe. Ngo ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Haleluya, haleluya. Ndavugana nawe warura ahantu sinzi ahantu uko bikumereye, nawe urabizi ko bitameze neza, ariko ngufite inkuru nziza. Uwiteka Imana arambwiye ngo mubwire ngo uyu munsi wa none ngo nubwo uri mu ivata ryawe, nubwo uri mu byaha byawe, nubwo uri mu bukene bwinshi, nubwo uri mu gahinda kenshi, nubwo uri imfubyi, nubwo ubona ko usigaye wenyine, nubwo ubona nta kigurira, nubwo ubona ntawe ukwitayeho, nubwo ubona ibyawe byose babitwaye, yore mbondoroboko shakataba, nubwo ubona amadeni akugeze kure, nubwo ubona kuri mu bira bimeze, urabona ko bimeze nabi, nta hantu ufite igisubizo, nta wundi wagira icyo akumarira, nta wundi wagira icyo agufasha. Abantu bose wari wizeye, abo bose baguteye umugongo, yewe nabo wari uzi yuko ngo baragufasha, abo ngabo bakuvuyeho. Ariko reka mubwire ngo bamaze kukuvaho hari undi ukujeho muri aka kanya. Uwo ni Umwami Imana, uwo ni Uwiteka Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Uwo niwe ndimo kukubwira, niwe wagira icyo akora ku buzima bwawe, iyo ndwara yawe. Uwiteka Umwami Imana yiteguye kuza ku buzima bwawe, kandi yiteguye guhindura amateka yawe. Ntabwo uguma uko wari uri. Imana irahageze ije kugutabara, Imana irahageze ije mu muryango wawe, ije mu rugo rwawe, ije mu bana bawe, ije no mu buzukuru bawe. Wowe urimo kunyumva, haleluya, haleluya. Dufite Imana igiturengera, dufite Imana itagira ikiyihishwa. Uyu munsi ku munsi nk'uyu nguyu ajya kubwira ngo Uwiteka Umwami Imana amanuye imbaraga ku buzima bwawe. Tangira ugerageze, tangira uhaguruke, tangira nawe witegure kwakira igitangaza cyawe mu izina rya Yesu wa Nazareti. Wowe urimo kunyumva aho ngaho uri, ajya mubwira inshuti yawe, izerane nanjye, izerane nanjye, izere Imana. Iyo Mana ndimo mubwira uwo mwana wayo ari we Yesu Kristo. Bibiliya itubwiye neza ngo uwo mwana azabyara umwana w'umuhungu, uwo mwana w'umuhungu ndo azaba igitangaza, ubutware buzaba ku bitugu bye, nta kiyamunanira. Nanjye ndakubwira ngo ntabwo yananirwa. Ibyawe arabishoboye, ibyawe ashoboye kubikora. Kandi ndavuga ngo uyu munsi araje kandi arahageze. Wowe witeguye gusengana nanjye, ndashaka gusengana nawe. Wowe tumaze iminsi dusengana, itegure nawe, kuko Uwiteka Umwami Imana amanukiye ubuzima bwawe. Aya mezi 6 ari imbere hari icyo Imana ije gukora ku buzima bwawe. Birashoboka ko imyaka 4 yari ishize, ariko uyu mwaka n'umwaka wawe, wewe wari wacitse intege, Imana iraje kandi ije kukugira neza, kandi ije kurengera ubuzima bwawe. Birashoboka shuti yawe, birashoboka shuti yawe, birashoboka shuti yawe. Nizo nzandiko bakwandikiye ntabwo ari ikibazo, nubwo bazanditse, reka mubwire igihe kirageze kandi kirasohoye yuko izo nzandiko zigiye guhinduka ubusa mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Reka mubwire shuti yanjye, iyo cyamunara ntabwo ikibaye, kuko Uwiteka Umwami Imana yaramanutse, arahagurutse, aje guhagarika iyo cyamunara. Ntabwo nawe bisobanukiwe, ariko ndabona marayika Uwiteka Umwami Imana agiye kugusanga aho hantu, agiye kugusanga aho wariraga. Arakubwiye ngo humura, ndi kumwe nawe, aje kukurengera, yohereje umutabazi. Ntabwo wari umuzi, ariko icyo nzi neza, Imana iramuzi kandi iramusobanukiwe, kandi ije kumukoresha kugira ngo akubere
umufasha, kuko niwe Imana yohereje. Ni uje nka marayika, uraba ngo marayika azaza ate? Agiye kuza umuntu nawe ntabwo umuzi, ariko cyo nzi neza agiye kwikora umutwaro wawe. Mugiye guhagararana, wari umaze iyo umutegereje, ariko iki ni cyo gihe Uwiteka Umwami Imana aje kugutabara. Shuti yanjye, niba wizeranye nanjye, reka dusenge Imana. Imana ije gukora umurimo n'ibitangaza ku buzima bwawe, kandi rero ngubwire ngo guhera uyu munsi wa none kuzageza ku kundi kwezi gutaha, ohereza icyifuzo cyawe, turahanga kugira ngo tugusengere. Ohereza icyifuzo cyawe, turahanga kugira ngo tukereke Imana, kandi Imana yiteguye kugikora mu izina rya Yesu. Ndagiye ngubwire wowe urwaye, fata ahantu urwaye. Wowe wumva ufite ikibazo cy'amafaranga, ndagiye ngubwire ngo fata mu mifuka yawe, kuko ndumva Imana ije gukorana nawe, ndumva Imana igarutse gukorana nawe mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Kandi niba utarakira Yesu ngo abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, fata ku gituza cyawe usubire mu aya magambo. Niwe ngiye kubanza gusengera, uti Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, nanjye bisemo wowe Yesu, kuko niwe mukiza w'ubugingo bwanjye. Mbabarira ibyaha byanjye byose, amazina yanjye uyavane mu gitabo cy'abarimbuka, uyashyire mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Wera umunsi fasha umwanzuro, kandi ndakijijwe. Niba usubiyemo aya magambo umaze gukizwa, reka ze gusengere. Nawe urimo kunyumva aka kanya ngiye kugusengera. Mana nziza nyiri icyubahiro, niwe Mana yo kwiringirwa Mwami. Urabona bigaragura mu ivata ry'ibyaha, Mana ndabasengeye Mwami, ngo uyu munsi wa none Mana reka bakizwe, bamenye ko Uwiteka ari we Mana Data wera nyir'ingabo Imana. Wari ufite amadeni mu izina rya Yesu, wowe wari urwaye mu izina rya Yesu. Imbaraga zose z'umwanzi, imbaraga zose z'abazimu n'abadayimoni, imyuka mibi yariyo yose yari yicaye ku buzima bwe, mu izina rya Yesu ndavuze ngo baroze aka kanya. Imbaraga z'Imana zikore ku buzima bwe, zikore kuri ubwo burozi busohokemo, atangira asesemwe aka kanya. Ayo marozi ndayasohoye mu izina rya Yesu. Wowe unkurikiranye muri aka kanya, wowe urabizi neza umaze igihe urwaye ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, aka kanya mu izina rya Yesu ndategeka amaraso yawe, reka asubire ku murongo, reka asubire kuba normal, reka asubire kuba uko agomba kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Yaba ari amaraso yawe, yaba ari umuvuduko w'amaraso, yaba ari uburyo bw'ubuhumekero, mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo ibyo byose byari biri mu mubiri wawe bidakwiriye bisohokemo mu izina rya Yesu. Ndahanura ubuzima nubwo wari waratawe mu izina rya Yesu. Aka kanya ndahanura igihe kirageze kandi kirasohoye yuko ugiye kwibukwa kandi uributswe mu izina rya Yesu. Guhera umunsi wa none ndatura imbaraga z'Umwuka Wera. Wewe wari ucitse intege, wewe wari uvuye mu byizerwa, ongera ugaruke mu byizerwa, ongera ugaruke mu ijambo ry'Imana. Imana yiteguye kugira neza, yiteguye kugukomeza, yiteguye kugushoboza, yiteguye kuguhagurutsa, kandi nawe uzashimira Imana kuko Imana ari ibikoze. Ntabwo ari umwana w'umuntu, ahubwo Imana ni ibikoze. Imana yarintumye ngo ubwire ngo Imana iri kumwe nawe kandi ije kukugirira neza mu izina rya Yesu. Iminsi 30 itarashira, igitangaza cyawe ugiye kucyakira mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana bane na buri umwe wese. Gasoreza ahangaha nongera kukwibutsa ngo niba iri jambo wumva kandi wishimiye kubana natwe kuri iyi channel, ajya ngubwire ngo kora subscribe kandi ukore share kugira ngo nawe ubutumwa bugeze ku bandi bantu. Kandi ikina none hashobora kufite inyunganizi, hashobora kufite icyifuzo, hamagara kuri telefone yanjye 0788430085 cyangwa unyandikire kuri email uri murayibona kuri ekara yawe. Najye ngubwire inshuti yanjye, Uwiteka Umwami Imana azakugira neza, azagushoboza, kandi nawe uzatanga ubuhamya kubw'ibyo Imana ikoze ku buzima bwawe. Ndasoza nshimira buri wese wabaye muri amasengesho dutegura ayo kwezi gutaha. Uzakomeza ube hafi yacu, ubane natwe, uhagarane natwe. Icyo nzi turajya gusoza ukwezi dufite ubuhamya kubw'imirimo myiza Imana ikoze. Amazina yanjye Pastor John Kayimba, iwe mwari muri kumwe kuri Rwanda Gospel TV. Bye bye.